Dukomeje kubifuriza gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose. Muri uyu mwanya tugiye kubigisha uko wakora linki yo kuzuzaho amanota y'abanyeshuri. Ushobora kuba uri perefe cyangwa se undi muntu ushinzwe gukusanya amanota y'abanyeshuri, wenda tuvuge wenda midotamu, tukwigisha ukuntu wakora akalinki noneho buri mwanya akagizaho amanota, noneho bigafasha kuyakusanyiriza hamwe. Iyo link tuyikora muri Google Form. Uraza hano uza kuri Google, noneho uhita uza hano ujye kuri Google Form, uze hano hari utudomo twinshi, noneho uhemeze, noneho dukomeza hano uhita ufungura hano Google Form. Tumara kwifungura hano, tumaze gufungura Google Form, hano uhita wuzamo agafomu ka mbere, hano kadushyireho kari teachers name, wenda tuvuge ko ari choose your name. Urumva hano agomba kujyamo amazina ya teacher, kujyamo amazina y'abarimu, hano tukayagira multiple choice, hano tuya multiple choice kandi dushyiremo amazina ya teacher, tuvuge na kari abarimu 5 bigisha muri iri shuri, ndetse ya pastingamo nyagire required. Ubwo buri wese arajya azahitemo izina rye mbere yo kuzamo amanota y'abanyeshuri. Okay, hano irangije gushyiramo amazina y'abarimu, hano tuvuge ko ari teacher, choose, hitamo izina ryawe. Nyine dukomereza dushyiraho amazina y'isomo, hitamo isomo. Hano tujya tugira multiple choice, hano tuyikurikire neza. Reka tuvuge ko ari amasomo yo muri primary, dushyira amasomo 5: mathematics, English, Kinyarwanda, set and social. Dushyiramo hano, hano tugiye gute tubikore gutya. Niturangiza tugiye gushyiramo amazina y'abanyeshuri, iyo tugiye guhita dukurikizaho. Hano ku mazina y'abanyeshuri, hano turayigira short answer, noneho hano turadushyiraho izina ry'umunyeshuri wa mbere, turishyireho ari umunyeshuri wa mbere, tuvuga ko yitwa Gasana Jean Paul, noneho tuyari kwade kugira ngo ataza kumusimbuka. Hano twongereho izina ry'umunyeshuri, tumwite Habimana Patrick, nawe tumushyire hano umunyeshuri wa kabiri. Hano turabigira short answer, nawe tumugende required, dushyiremo undi munyeshuri wa gatatu, reka tumwite
Ingabire Vanessa, suppose ko yitwa Ingabire Vanessa, umunyeshuri wa gatatu. Nayo tugire short answer, nayo tumugire required, ni w'ingenzi. Twongere undi munyeshuri wa kane, then we yitwa Kabera Jean Dodier, Kabera Jean Dodier, umunyeshuri wa kane, nayo hano tubigire short answer. Reka twongereho undi munyeshuri wa gatanu witwa Mutoni Cynthia, nawe tumwongereho hano, uno umunyeshuri wa gatanu. Then nayo tumugire short answer, then required letters. Reka twongereho undi munyeshuri kurikiyeho, tumwite Ndayishimiye Fabrice, nawe tumwongereho hano, uno umunyeshuri wa gatandatu, nawe ukamugira short answer. Okay, reka wenda tuvuge ko aba bahagije, ariko ufite nk'abanyeshuri 40 bose wabashyira kuri iyi link, bose nukagenda bagira short answer. Ibi iyo birangiye ushobora kubanza ukaza hano ukareba biraba bimeze gute. Nuva hano teacher araza, wenda tuvuye yitwa Iradukunda, azahitemo izina rye, then ahita ahitamo n'isomo yigisha. Reka tubenda ko yigisha mathematics, neno ahita aza hano ari amanota ya Gasana wa munyeshuri wa mbere ayashyireho, agenda yandika Habimana Patrick ayashyireho, kuko hari abahisemo isomo rye. Okay, ariko reka tube dusubiye hano, hari akandi kantu k'ingenzi tugomba gukora hano kugira ngo ataza kwibeshya akandika amanota, ari ukuntu umuntu yibeshya akaba yakwandika amanota menshi arenze ayo bakoreyeho. Hano turashyiramo validation, can put validation here. Reka suppose ko wenda mathematics iri kuri 70, suppose ko iri kuri 70, set byose reka tubishyire wenda set, wenda tuvuge ko ifite 70, mateka tuyigira 100. Ubwo mu masomo manota zari bwandikwe nta muntu ukuze kurenza amanota 100. Amanota must be, hano tugishyamo response validation, tuzuminge kugira ngo hano mubibone neza. Kuri buri zina tugiye gushyiramo validation hano turayigira number. Hano reka tuvuge ko validation tuyige less than or equal, reka tugire between. Hano amanota y'umunyeshuri agomba kuba ari hagati ya 0 n'amanota 100. Hano neneho kuri customer error text tugiye kwandikamo ngo kosora wanditse amanota atariyo, amanota atariyo cyangwa se nabi, wanditse amanota reka dushyiraho nabi.
nabi. Cyangwa se hano ushatse wakwandikaho wakwandikaho ngo amanota agomba kuba hagati ya 0 kugeza ku 100. Iyo ushatse wabyandika gutya. Nyine hano kugira ngo tumenye ko byakoze uraza hano turebe ese ibintu dushyizemo byakoze nibyo. Wenda reka hano dushyiremo ko uyu munyeshuri yize amanota 200. Nitugera gutya bahita batubwira ngo amanota agomba kuba hagati urabona ko byahise bikora yakoze. Cyangwa se wenda reka hano nongere kiremo indi validation itari iriya. Igomba kuba ari namba, hano akaba ari between 0, ngo ugomba kuba ari hagati hano reka dushyiremo kosora amanota yanditse nabi. Amanota wanditse atariyo, ibi iyo birangiye ubwo tuya kuri buri zina. Reka hano nkopiye nibyo byiza, ngiye na pastinga kuri buri zina rya buri mwana hano. Ndashyiraho no validation hano, number yes between 0 and 100. Hano customer text badushyiremo imwe kuri buri zina rya buri mwana. Validation tuza kuri mwana wa gatatu, number between 0 100. Kange kwa Kabera nawe mukore validation, response validation. Hano ngire between, hano nshyiremo 0 kwiga ku ijana. Validation na Cynthia nawe dushyiremo validation kugira ngo tica niyibeshya ahite abimenya ko yibeshye. Kakiraho 0 ijana. Then hano imite cyangwa customer text, then njye kwa Fabrice ariwe numero ya nyuma, nayo nshyireho validation. Bano tuza tugaruka hano kuri response, tuza hano kuri view sheets, tuyemeze tuye dushaka database aho amanota arajya yibika, niho uraza kuyarebera. Bana amanota arageza yibika hano aribika. Reka tugaruke hano, nendo hano kohereza n'ubundi link ye kohereza abarimu kugira ngo buzuye amanota. Uraza hano kuri send, tegereze ahita haza akantu kameze gutya,
Noneho hano hari uburyo bwinshi ushobora kuyoherezamo. Ushobora kohereza link unyuze kuri email. Hano wandikamo ama email y'abarimu yaboherereza baza kubona iyo link, cyangwa se yohereze kuri WhatsApp unyuze hano. Uraza hano nuhagera ahita haza akantu kameze gutya, tukanda hano kuri hano, tegereze gato. Nurangiza tuza hano kuri copy, uhita ukopiya iyo link, tugenda ujye kuri WhatsApp uhite uyiboherereza. Noneho numara kwiboherereza bo barayibona imeze gutya. Yaba imeze gutya, then ukabona tuvuge ko uyu muticha yitwa Ndayisaba, ese ahitamo izina rye, hano ahitamo isomo yigisha, tuvuga ko yigisha seti, tangire ashyiraho amanota. Tuvuge wenda umwana wa mbere muhaye 65, ukurikiyeho amaye 45, ariko wenda ahita yibeshya yongera irindi 0 atabishaka. Uko biragenda. Noneho hano wese bamubwira ngo nakosore uko yanditse atamenshi, cyangwa se ashaka kwibeshya akandika -6, nabwo bamutamubwira ko yibeshye, agomba gushyiraho, agomba guhita bikosora agashyira amanota neza. Ageze kuri uyu witwa Ingabire Vanessa, nawe aramuha amanota. Rero tuvuga yagize wenda 63. Ageze kuri Jean de Dieu asanga wenda yagize 37. Ageze kuri Mutoni Cynthia 56. Yongera agere kuri uyu witwa Ndayishimiye Fabrice, bari tuvuge ko afite 44. Yenda ahita submitinga hano. Namara gusubmitinga, kuriya byarangiye, yongera gusubmitinga. Ngo hano iyo amaze kukugira submitinga, tuza hano kugenza buri prefe cyangwa ushinzwe gukusanya amanota, uhite updatinga, refreshinga, nawe uhite ureba ko harayo bohereje. Cyangwa se tuza hano kandi ko nateye kuboneka, uhita uza hano kuri link, tuza hano kuri create. Noneho tubona ko kuri iriya Google Sheet yahise hagera. Rero tubona ko Teacher Ndayisaba rero wagize gute, submitinze isomo hari set. Noneho buri mwana wese tubona amanota afite iryo somo. Nyuma wera tuvuge uyu ni wa set, katuvuge ko ari undi muticha nawe ugiye guhita usubmitinga. Reka tuvuge wenda ko ari uyu witwa Mugisha. Urazahitemo izina rye Mugisha. Wenda tuvuge yigisha Icyongereza, hitemo hano Gasana ni amanota. Icyongereza bari ku ijana, wenda ku 79. Suppose ko ari yagize, wenda afite 91 Noneho Vanessa wenda tureka ko afite 69. Updating
tuve ku witwa Jean de Dieu afite 88, uyu tumuhenda 90 ijana, uyu wenda tumuhe ko tubona ko yagize 85. Tubenda ko munibeshye gutya, naza hano yitanga gukosora atariyo gukosora uko rugiye kwibeshya ku menshi. Hano wahita usabumitinga, nyuma yo gusabumitinga hano bongera bakaguha ya link kuko wemerewe no kuba wakongera ukeditinga. Hano ushobora kureba ibyo umaze kohereza cyangwa se ukeditinga, kuko ari igihe waba wenda wibeshye ukabona nyuma yo gusabumitinga, naho uba ufite uburenganzira bwo kuba wayahindura ukaba wakosora. Uva hano ushobora kugira gute ukaba wakosora bigakunda, ukareba aho tuje neza ukagira gute ukahakosora ngo ukongera ugasabumitinga. Noneho ubu nubangwa aya manota nawe nazahita yabona kuko azahita areba hano kuri Google Sheet, ahita akora refresh. Hano yose ajyamo, ntabwo nimo gukora refresh, ubona ko aya mugisha nayo yagezemo. Ubwo nawe nabo baragenda buzuza gutya, nabyo amanota agenda yabona. Nuko kuba bimeze, nubo wabohereje link niyo bakagenda bakohereza amanota kuri buri mwana, nino yose agahita akugeraho. Ushatse uhita uyakopiya ugahita uyashyira muri Excel, cyangwa se ushobora no kuyerekeramo hano kuko naho ushobora kuyaprintinga bigakunda. Ariko hano ubanza gukora transpose kugira ngo atazitambitse gutya, ariko naho ushobora kubikora kuko ushobora kuyateranya ameze gutya, kuko n'undi hano wahita ushyiramo formula ugashyiramo equal, ugahita ugenda uyateranya. Ubwo nyine ibingibi ubikora nyuma bamaze kugera gute kuyashyiramo bose, nyine ugahita ubona igiteranyo cyayo. Warangiza ugahita uyashyira no ku ijana, ubwo nyine ugahita ujya hano kuri print, ugahita uyashyira kuri printer, ugahita printing. Hano nugira hano ugahita printinga, ugahita bikunda. Noneho hano nubwo utajya hano kuri sheet, hano naho aba ari agasamari. Hano bagenda bakwereka amanota ya buri mwana. Urabona ko nk'uyu nguyu hano muri seta 65 mu cyumweru kajya 91, Habimana Patrick kajya 45, 80, 78, ahandi akajya 33 hari 37 ni Vanessa. Urabona ko hano naho bimeze gutya. Wenda twazabireka ukuntu bakora transposition n'amanota agahita yicurukura, ndetse n'ukuntu no kuyakopiya n'ubundi uyashyira muri Excel. Ibyo ni ibintu byoroshye, uhita ukopiya ushyira muri Excel cyangwa se ugahita printinga, ntabwo ari ibintu bikomeye, ndetse ukazabikora ubutaha turi kumwe.